ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, Imana iradukunda, turi mu biganza by'Imana, ntacyo twaba. Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri wa gatatu cy'umwaka cya 34 tariki 24 Ugushyingo 2021. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, wa 16 kugeza ku wa 17, no 23 kugeza ku 28. Muri iyo minsi umwami Balitazari akora umunsi mukuru ukomeye, azimanira abatware bageraga ku 1000, maze anywera divayi imbere yabo. Ngo amare gusoma kuri divayi, umwami Balitazari ategeka kuzana ibikombe bya zahabu n'ibya feza Nebukadinezari yari yarasahuye mu ngoro Yerusalemu, kugira ngo abinyweshe we n'abatware be hamwe n'inshoreke n'abaririmbikazi be. Nuko bazana ibyo bikombe bya zahabu n'ibya feza byasahuye mu ngoro y'Imana i Yerusalemu, maze umwami n'abatware be, inshoreke n'abaririmbikazi be babinyweramo. Nuko banywa divayi, anako basingiza ibyigwamana bikozwe muri zahabu no muri feza, mu muringa no mu cyuma, mu biti no mu mabuye. Ako kanya hatunguka intoki z'ikiganza cy'umuntu, zitangira kwandika ku rukuta rw'ingoro y'umwami ahagana inyuma y'ikinyarumuri. Umwami arabukwa igikonjo cy'ikiganza cyariho cyandika. Ubwo umwami ahinduka ukundi, ibitekerezo bye bimutera guhagarika umutima, intandu ze ziratatana, n'amavi ye atangira gukocagurana. Nuko bazana Danieli imbere y'umwami, ngo hagere umwami aramubwira ati, mbese niwo Danieli wo mu bantu umwami data yazanye bunyago abakuye mu gihugu cya Yuda? Numvise avuga ko utuwe n'umwuka w'Imana, kandi wifitemo urumuri, ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. Numvise rero avuga ko ushobora gutanga ibisobanuro no guhishura amayobera. Niba ushobora gusoma inyandiko no kumenyesha icyo isobanura, uzambika imihemba n'umukufi wa zahabu mu ijosi, kandi ube umwe mu batatu b'ingenzi mu gihugu. Danieli abwira umwami ati, aya maturo yigumanire cyangwa se uyihera abandi? Nyamara ku bwanjye iriya nyandiko ndayisomera umwami, kandi mumenyeshe n'icyo isobanura. Wirase kuri Nyagasani nyir'ijuru, utumiza ibikombe byo mu ngoro ye, maze wowe n'abatware bawe, inshoreke zawe n'abaririmbikazi bawe mubinywesha divayi. Musingiza ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza, mu muringa no mu cyuma, mu biti no mu mabuye. Kandi ibyo bigirwamana bitabona ntibyumve cyangwa ngo bigire icyo bimenya. Nyamara ntiwahaye ikuzo Imana, ibumbatiye ubugingo bwawe mu biganza byayo, ikagenga n'amayira yawe yose. Niyo rero yohereje cya kiganza cyandika ubwacyo iyi nyandiko. Ibyo cyanditse ni ibi: mene tekeli parsin. Dore rero icyo amagambo asobanura. Mene, Imana yabaze imyaka umaze ku ngoma, maze irayisoza. Tekeli, wapimwe ku munzani, maze uburemere bwawe bugaragaza ko udashyitse. Parsin, igihugu cyawe cyagabanyijwemo kabiri, gihabwa Abamedi n'Abaperesi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikanira isomo niyo mu gitabo cya Danieli, umutwe wa 3 umurongo 62 kugeza ku 67. Zuba n'ukwezi nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Zuba n'ukwezi nimusingize Nyagasani, nyenyeri zo mu kirere nimusingize Nyagasani, imiyaga mwese nimusingize Nyagasani, umuriro n'icyokere nimusingize Nyagasani, ubukonje n'ubushyuhe nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ukanditswe na Luka, umutwe wa 21 umurongo 12 kugeza ku 19. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be igihindukira rye, arababwira ati, bazabafata abatoteze, babace mu masengero, babarohe mu buroko, bazabajyana imbere y'abami n'abatware, babaziza izina ryanjye. Ibyo bizatuma mumbera abagabo. Muzirinde guhagarika umutima mwibaza uko muziregura, kuko ubwanjye nzabaha imvugo n'ubuhanga abanzi banyu batazashobora kurwanya cyangwa kuvuguruza. Ndetse muzatangwa n'ababyeyi n'abo muva indimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha benshi muri mwe, kandi muzangwa na bose muzira izina ryanjye. Nyamara mumenye ko nta gasatsi na kamwe ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Mu bwiyumanganya bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Bakristo bavandimwe, Kristo umwami naganzi wacu kandi tumuyoboke. Umunyarwanda ati akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Ikigaragara Bakristo bavandimwe, iyo ukomeye ku Mana ni gukomera koko kandi ibyo bikagenda neza koko. Waba umuyobozi, ikigaragaza ko uri umuyobozi mwiza ni ukuyoborwa n'Imana. Imana akaba ari kuyoborera ikagushoboza. Icyo gihe ubaho neza. Naho iyo usuzuguye Imana ugasuzugura ibyayo ndetse n'abayo, birangira urindagiye ukarindimukira kwa shitani. Kandi byabaho aya masomo atagatifu adufasha kuzirikana ku ngingo yo kurengerwa n'Imana no kuyihambiraho buri munsi. Mu nteruro igira iti turi mu biganza by'Imana ntacyo twaba. Iyo uri kumwe n'Imana burya ntacyo waba. Mu isomo rya mbere tumaze kuzirikana yo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, turumva umwami Balitazari agwa muri cya cyaha cyitwa sakirirego, biva ku magambo abiri y'Ikilatini sacer legere, bigasobanura voler, kwiba, profane, kwandavuza, gucumurira ibintu bitagatifu. Balitazari twumvise ukuntu ari kwicuza nyuma y'uko se asahuye ibintu bitagatifu byari biri mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Balitazari we noneho atangiye kubishyira mu bikorwa, execute, atangiye no kubihumanya mu mihango yo kuyoboka ibigirwamana, kubiramya. Iki cyaha cya sakirirego, gucumurira cyangwa kwandavuza ibintu bitagatifu ndetse n'abantu batagatifu, niko gukora Imana mu jisho. Imana nibwo twumvise ihise ibangura ikiganza cyayo mu mvugo y'amarenga ikoresheje Daniel umuhanuzi uzasobanurira uyu mwami icyo imvugo ishushanya, maze akamusobanurira iki cyaha n'ingaruka zacyo. Iki cyaha cya sakirirego, uyu mwami wirase ku Mana akayikora mu jisho akayihenuraho, Imana imweretse ko imufite mu kiganza cyayo. Ubwo Imana yagize iti mwami wapimwe ku munzani, uburemere bwawe bugaragara ko budashyitse, igihugu cyawe kigiye guhabwa abandi, ingoma yawe irarangiye. Ye baba we, nguko ubutegetsi bw'isi burangira. Iyo umutegetsi atangiye gusuzugura Imana, Imana yamuhaye ubwo butegetsi nyine. Bakristo bavandimwe, tujye twirinda kuba nka yambwa yimye uwayihaye. Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe, nta na kimwe kiyisoma mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ari nabyo Yezu yavuze mu ivanjiri y'uyu munsi, atwibutsa kudacika intege mu bibazo duhura nabyo mu bigeragezo, cyane cyane ibibazo intumwa zahura nabyo mu butumwa, mu buzima buri imbere nyuma y'uko Yezu asubiye mu ijuru. Bityo tukirinda gucika intege imbere y'abagira nabi, imbere y'abadutoteza, imbere y'abatubuza amahoro, bakaturenganya, bakadufunga, bakaducira imanza z'amahugu, kuko kwiregura, kurenganurwa, kurengerwa ni Yesu uzabitanga, ni Roho w'Imana. Kuko nyine nta na kimwe kimusoba mu buzima bwacu, kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi. Ubusanzwe mu binyabuzima, la biologie, umusatsi ugizwe n'uturemangingo twapfuye, cellule morte. Nubwo tuhongera tukafasha gukura, ariko ikigaragara uyu musatsi nyine ubore mwinshi. Rero Nyagasani uyu munsi akashaka kutwibutsa ko yita no kuri ibyo tuba twashyize mu dukubo, entre parenthèses. Nibyo twebwe tutaha agaciro, Imana ibibiruzi, bigatwibutsa ko ku Mana nta dukubo tubamo. Il n'y a pas de parenthèse devant Dieu. Nta classeur ziba ku Mana nka zazi dushyiramo bagenzi bacu ngo baratunaniye, tugahiya tubajugunye tukabakuraho amaboko, tukabajugunya kure yacu ngo nkibigarashada imbura mu maro. Rero ku Mana umuntu wese yava akagera afite agaciro gakomeye, ikiremwa muntu. Buri muntu wese Imana iramubara uko yaba ameze kose. Naho undi twajugunye, ya Mana iduha impano y'ubuzima, ikanakomeza no kugenda itugenzura kugira ngo iturengere. Kurengerwa n'Imana, kuba mu biganza by'Imana ntako bisa. Hirya kure cyane y'isoko ya Nili, umusore bitaga Karabaye wari umaze imyaka 3 yarangije kwiga segondere, amashuri yisumbuye, ubushomeri bumugeze mu ijosi, ameze nabi cyane, ubukene bwenda kumwica, ashaka naho yajya guhingiriza arahabura. Nuko umunsi umwe yigira inama ajya gutakambira umubosi wari ufite bare ikomeye cyane. Uwo mubosi rero amugirira impuhwe, amuha akazi ko kubijya abika amafaranga yose yo muri bara ye, bityo akajya amuhemba amadolari 30 ku kwezi. Nuko Karabaye yinjira mu kazi koko atangira gukora, ariko ageze mu kazi yareba za miliyoni zose zimutambuka imbere nyine muri iyo bara, uko azinjiza bikamwanga mu nda, akumva umushahara ahembwa nyine ari muke, atangira kuwugaya. Nyuma y'amezi 3 asaba ko bamwongeza. Boss we cyari kimushishikaje kandi kimushimishije nuko ashaka ko umwana atera imbere. Nuko boss ahita amukubira ubugera 3 bigera amadolari 100 ku kwezi. Nanone n'ubundi mu minsi yakurikiyeho Karabaye akomeza gukora, noneho nanone akabona za miliyoni ziri kumutambuka imbere ari nyinshi cyane, ari kwinjiza.
ngo kandi ari guhembwa amadolari 100 gusa. Nuko nanone ashaka kujya kongeresha umushahara, ariko none haricara aribwira ati ubundi kwirwa ntesha boss wanjye umutwe ngo nanyongeze, ubu ngubu sinjye uri ku kigega, ubu sinabyikorera. Ko ari njye ufite ikigega mu ntoki, ni nkaho ari njye ufite urufunguzo rwo hari ibiryo, none ngo ndatakinzara ngo ndashonje. Ninde uri kungenzura koko ko nanjye nshobora kubyikorera? Yikoreramo babyeyi. Nuko Karabaye atangira umushinga wo kujya kwihemba kuri twa tumiliyoni tumutambuka imbere. Abonye amaze kugwiza menshi, wasanga ntaho yari agihuriye na boss, nuko akora ikizamini ahandi rwihishwa, kubera ko yari n'umuhanga. Noneho aza gutsindira kuba jaro uruganda rukomeye, ariko noneho biza guhurira nanone nuko boss yari yamenye ubuhemu bwa Karabaye. Nuko boss aramuhamagara umubaza impamvu yamusahuye. Karabaye atangira kumutuka bikomeye, yewe mutuka no ku babyeyi bitabuze ngo nasubirana akazi ke, ngo ntabwo ari wenyine utanga akazi. Birangira Karabaye muri wa migambi yacuze n'ubundi yiyirukanya cyo ku kazi, ngo agiye gukora kisumbuye. Avuye muri bar none agiye mu ruganda rukomeye. Ubwo birumvikana boss arababara cyane, ari no kwicuza ukuntu kose yarwanye kuri uwo mwana w'imfubyi ngo muzahure. None ike aramucitse, atangiye no kumusebya ndetse no kumuharabika. Karabaye mu gihe ari kwishyushya ngo atangiye imirimo muri rwa ruganda, nuko bamusaba kuzana ibaruwa y'umukoresha we wa nyuma, nkuko nyine bisanzwe mu kazi ku bakozi bashya bagiye gukora ahandi. Karabaye asomye ku rwandiko bamwandikiye ruriho amabwiriza agomba gukurikiza, asanga boss mukuru wa rwa ruganda ano boss wa ya bara yari asanzwe akorera, wundi wamukoreshaga muri bara n'uruganda ni ibyo byombi. Birumvikana ababyeyi, Karabaye apika kirize, ibyo byose bimera nkaho ari imbwa zibibyiniyemo, amaraso ongera kunega bundi bushya, isosi igwamo inshishi. Ariyamira ati ye babawe bincikiyeho rwose n'ubuhemu bwanjye. Mubyeyi gerageza ukurura iyi foto ya Karabaye imbere y'uwo muboss yahemukiye, kandi ari ucunze ibi byose nyine. Nuko Karabaye akomeza yicuza, ugomba kunsinyira ni boss, ugomba kumpa akazi ni wa boss, uwangiriye impuhwe mbere ngira umushomeri ni wa boss, uwo nahemukiye kandi ni wa boss, uwo natutse nkamwandavuza nkamuhombya nkamushavuza nkamwiba aracyari wa boss n'ubundi. Imbere ni boss, inyuma ni boss, ibumoso iburyo ni boss uhari, impande zose ni wa mu boss uhari, dogosha droite doho amba ni wa mu boss uhari. Byose ndabona ari wa boss uhari, ndabigenza nte? Karabaye ko wigenje, noneho urahigobotora ute? Nuko amaraso yongera kunega bundi bushya. Mubyeyi uri nka boss wabigenza ute? Dore ko ari ugomba gusinya bwa nyuma kuri urwandiko rwa Karabaye. Wowe na Karabaye ukurikije uko yaguhemukiye, ibyo gukoreye bisharira, wamugenza ute kandi yongeye kugutakira muri uno mwanya? Wakongera kumukorera iki? Kandi wowe waramutoye ukamutaka ukamutonesha, ariko ike akagutuka. Bakozi bakoresha, bantu mwese mwihenuye ku bantu babagiriye neza, ni mwisubireho. Garuka usaba imbabazi. Bantu mwateye Imana umugongo mukayoboka induruburi z'isi, ni mugaruke rwanga umurwuri rwa Nyagasani. Yezu uyu munsi ati mubwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Amen. Bakristo bavandimwe, uko dushobora kuba mu buzima bw'umurengwe n'umwiryo utabuze nk'aba Karabaye, kwamara gukira gushyika no gushyikira tukigumura tukihenwa kuri ba boss bacu abandi batugeje heza. Uyu mu boss agashushanya Imana dutera umugongo, rimwe na rimwe tukayituka, tukayibwira nabi, tukayihenuraho. Hehe n'isengesho, hehe no kongera kuyibuka. Nyamara Imana yidushinga imirimo ikaduha ubutumwa igira ngo tuzayibera abagabo, kuko Yesu yabidusabye muri Evanjiri. Ariko twebwe icyacu babihemu na ba Karabaye, iyo tumaze gukuramo akacu karenge, tumaze kubonamo ayacu, wa rufaranga rutubutse tumaze kwibikaho, turahunga tukishora mu zindi ngeso mbi nyinshi. Nyamara muvandimwe, iyo waba uzi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu, ntiwagahunza Imana, kuko n'ubundi impande zose Imana irahari. Waba uryamye, waba usinziriye, waba uri gukora, waba uri kuvuga, Imana irahari aho hantu. Nujya iburyo uzayisangayo, nujya ibumoso uzayisangayo, nujya hejuru cyangwa hasi, hose Imana irahari. None se wahungiraho Imana? Nguko ko bakarabaye bihenura, bikazarangira n'ubundi aho baguye bahasanga boss ahari wese. Nguko natwe duhunze Imana, n'ubundi tugwa mu Mana amaherezo. Imana buri gihe bihari, itameze nk'abamaneko, ahubwo Imana iba hafi yacu nk'umurengezi, igira ngo turenganure nk'umurinzi, igira ngo tutagwa ngo duhere cyangwa ngo tube twabibirara. Bavandimwe turabana b'Imana kandi turi mu biganza byayo. Naho twahungira Imana. Imana iri imbere, Imana iri inyuma, Imana iri impande zose. Niyo hagize uwibeshya nka Karabaye agashaka kwishikuza ngo yigendere,
n'ubundi niwe ubihomberamo, niwe ubifunikiramo. Ikiruta rero ni ukuguma mu biganza by'Imana, tukayikorera ubutadohoka, haba mu makuba, haba mu bitotezo, mu mahoro n'ibyishimo, tukaguma iruhande rw'Imana nta kwihenura. Bityo tukicuza ibyaha byacu byose, twirinda kuyikora mu jisho, nguriya mwami Baritazari twumvise mu isomo rya mbere, tukabagaragu beza batihenura, tukayoboka ingoma ya Kristo, tukaboka ingoma y'ukuri y'Imana, kuko ingoma y'Imana ariyo yonyine itagira iherezo. Naho iz'abami bose abategetsi b'isi zirarangira, kandi zikarangira nabi, nabo ubwabo bakabarangirana nazo. Ingoma ya Kristo yo ni ukuri, urukundo, amahoro n'ubutabera. Kristo umwami tumuyoboke. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.